icyaha cya nyuma ku banyamasezerano n'ubusambanyi. Ubusambanyi nicyo cyaha cya nyuma Satani atega umunyamasezerano. Ndabibutsa ko agaciro kanyu muzagata muri geto kandi amakuru azabatanga kugera iyo ajya mukiri kuvayo. Bakundwa bene data, umuhungu ukubwira ngo nsura muri geto nta mugabo urimo. Umuhungu ukijijwe uzaguhesha agaciro aravuga ngo duhurira ahantu handinda nawe hakurinda kuko uri umufasha wanjye. Niba rero mushaka kuzataha muri za geto no kuzaba muri za geto simbizi, abakobwa benshi batakarije agaciro muri geto. Munga yakubwiye nutaza ndabivamo, uwo wabivuyemo hakiri kare kugura cyategereje. Iyi Imana iguhaye umuntu ufite gahunda aguha agaciro. Avuga ati duhurire muri geto. Muri geto suragira ngo basoremo Matayo Mariko, basomeramo Lukase, bahuzurira umwuka bakavuga ngo shato takolabo. Sawa. Ntimukabura ubwenge kuko buri rwego rushya mu buzima ruzana umudayimoni mushya. Buri rwego rushya rugira intambara nshya. Niyo mpamvu gushaka bitirukana abadayimoni bose aho guhura n'abashyashya biteguye urugo. Abantu baranyumvisera. Kubona akazi ntibyirukana abadayimoni bose ahubwo biguhuza n'umudayimoni mushashya wakwiteguye nk'uzabona akazi. Abantu baranyumvise. Gutunga imodoka ntibyirukana abadayimoni bose, byirukana bakugena n'amaguru n'ivumbi, ariko biguhuza n'abandi badayimoni bashya barwanya umuntu utunze iki imodoka. Rero n'abakobwa usanga ateretwa n'umusore yaremeye ariko akagira undi wa kabiri uri mu ibanga, uri kuri liste mu Potifari. Cyakora nturuzuza ibyangombwa ariko uriho. Nturuzuza neza. N'abasore muri hano muzi kubesha umukobwa uyu kamwemeza akitegura agashyuha akavuga ati rwose mbonye umushera akajya bibwira biwabo, ariko kagira nundi wo mwibanga utamwereka telefone muri WhatsApp ugashyiramo code. Ni ikimenyetso yerekana kuri liste ya Potifari. Yarambabarishwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abamuzi. Uwo mwami yarambabarishwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abamuzi. Bimwe mu bimenyetso byiza bigaragaza umugambi w'Imana uri ku muntu. Ijambo ryawe ko ritubatura. Hari abantu batajya babiha agaciro, bagaha agaciro ibindi, ariko twe duha agaciro ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubeshaho, ijambo ryawe riduha ubuzima, ijambo ryawe riduha imibereho abantu bataduhaye. Ijambo riratubatura rikadukura mu byaha rikadushyira mu buzima abantu babonaga tudakwiye kuva muri ibyo ngibyo, ariko ijambo ryawe turiha agaciro kuko iryo ngiryo ridukura aho twabonaga ko twari gupfira. Niyo mpamvu umukozi ugiye kurivuga wawe tumuhagaritse mu maraso alaine glosto in glost, mu butware bwawe na mu mbaraga zawe ziteye ubwoba, kugira ngo ubwo ahagaze avugana nawe ijambo ryawe ryaguke muri twebwe no muri we, uko tuzi kubikora hagati muri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Dusuhuzanye. Ndumva mfite ibyishimo. Ndashimira Yesu ko ampaye uburyo bwiza bwo kugaruka hano Segemu, kandi ndashimira n'abantu b'Imana baho umugisha. Ndabaye intashyo, nagiye ahantu henshi baye intashyo za beneso. Amen. Haleluya. Amen. Na amasaha yo gutega amatwi cyane Imana kurenza umuyaga n'utundi tuntu tukumva imyanzuro y'Imana, ko turi ahantu Imana ifatira imyanzuro. Murankurikiye? Yego. Na amasaha meza yo gutega amatwi Imana cyane, kandi tukayiha umwanya tukaza kumva imyanzuro Imana iza gufata. Turi kumwe? Kubera ko muri bimwe mu byo Satani agira akunda kutwemerera tukaza mu masengesho, ariko akabuza umuntu guhura n'intego y'icyatumye Imana imuhamagara. Ubwo rero turi mu mwanya mwiza wo kubana n'Imana. Ube maso cyane. Bwira mwene so ngo ube maso cyane. Ube maso cyane ntihagire ikintu kikurangaza. Jewe natangiye kuva mu bintu by'ubushyitsi cyane. Murabona ko bavuga ngo nimugire amaguru gutya nkayagiranye. Ubu ndashaka ikintu cyose gituma mba maso cyane. Ikintu kindangaza singitayeho, kandi ngomba gutahana icyatumye Imana impamagara. Kuko ntabwo Imana yampamagariye kubwiriza gusa, yampamagariye ikirenze kubwiriza. Kuko Imana ntishobora gukemura ikibazo kidahari. Turi kumwe? Turi kumwe torero? Imana ntishobora gukemura ikibazo kidahari. Ubu rero nubwo ngiye kubwiriza ariko ndi maso cyane, nshungana n'iki Imana yampamagariye kuza kwakira muri aya materaniro.
Imana ishimwe ko imyanzuro iraza kuba muri aya materaniro ishobora kurenga amashuri nize, ishobora kurenga umuryango wanjye, ishobora kurenga aho mvuka, ishobora kurenga murankurikiye ubuzima buri hano hanze. Ntabwo Imana ifata imyanzuro ikurikije ikirere gihari, ikirere cy'amapfa. Ifata imyanzuro yikurikije uko ingana. Haleluya! Ndabinginga mu mbabazi z'Imana tube maso. Kambigisha umwanya muto yadusenga. Kandi Imana imfashe iminota wampaye nyigabanyeho. Tugira umwanya wo gusenga no kwegera Imana. Dusome Bibiliya Itangiriro 39. Itangiriro 39 ni inkuru mwese muzi, 7 ndageza 11. Itangiriro 39 7 11 kandi ndasoma nihuse. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo nyirabuja benguka Yosefu aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri rugo nta urundutamo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None ntabasha ne gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana. Akajya bibwira Yosefu uko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa bane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari ntabandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane, amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Amen. Matayo, ubutumwa bw'isoko bwanditswe na Matayo, yahandi mukunda kuvuga ngo muri Matayo 5, ndi muri Matayo 5 umurongo wa 13. Matayo 5:13. Ni ijambo rikomeye mwese muzi. Uyu munsi ndabaganiriza ibintu muzi ariko birimo umugambi w'Imana ukomeye. Haravuze ngo muri umunyu w'isi. Matayo 5:13. Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo ubukimaze keretse kujugunywa hanze. Rukuvuga iyo umunyu maze gukayuka watakaje uburyohe, bawuvana aho wari ubitse. Icyambere utakaza aho wari ubitse. Icya kabiri bakawugendana. Ubwo hita winjira mu mwuka w'uruzerero. Iyo barimo bawugendana ntago bawujyanye kuwuhakeya cyangwa kuwurya, baba bawujyanye kuwujugunya. Kandi iyo bamaze kuwujugunya basaba yuko umuntu wese yemerewe kuwukandagira. Ariko iyo gifite uburyohe nta wemerewe kugira gute. Gatuhasome mwumve. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo ubukimaze keretse kujugunywa hanze, abantu bakawukandagira. Muvuga ngo Imana itugirire neza. Noneho ndeba tugiye kuganira ijambo ejo mvuye kubwiriza konseri, nagize umuriro mwinshi kuko iri teraniro naritekereje. Ri mu materaniro yandemyemo umuriro mwinshi, numva Imana impaye ijambo rikomeye, inshyiramo ijambo rikomeye, inshyiramo n'intego ikomeye. Ndataha sinabitekerezaho cyane ariko mbyutse ndavuga mbwira madamu ni muri kino gitondo ndabyukira mu masengesho. Ndajya kubwiriza kuri Segem ariko mvuye muri gahunda yo gusenga. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kurinda agaciro. Kurinda agaciro kandi ukarinda agaciro kawe. Amen. Imana imfashe. Mu bintu bigoye byabaye kuri Yosefu, muze kunkurikira mu nyumve neza. Icyambere ari nabyo binatubaho nukujyanira abantu urukundo rwinshi bakakwakiriza urwango rwinshi bateguye. Muvuge ngo birababaza. Kujyanira abavandimwe urukundo rwinshi. Ndabizi ko muri no teraniro harimo abantu bakomeretse, harimo abantu bafite imitima ikomeretse. Uranyumvise? Kubera ko bajyaniye abantu urukundo. Washatse mu muryango, uzi kugiye kubona nyoko bukwe, ujya muri famiye, uzi kugiye kubona abavandimwe, ushaka umugore, uzi kugiye kubona mushiki wawe, ushaka umugabo, uzi kugiye kubona musaza wawe, ariko ugezeyo usanga akwakiriza urwango yateguye neza. Muvuge ngo birabiha. Kandi aho bitarabaho Imana izabimurinde. Yosefu ahangaha yarafite imyaka 17. Isara amubwira ngo ndashaka kujya kundebera abakuru bawe. Ugashaka amakuru y'amashira kinyoma tumaze iminsi tutababona. Ngo agenda n'ubutesi bwinshi. Aragenda. Ngo arabashaka yo agomba kubashaka ishekemu, arababura bamurangira yuko ari Dotani. Ngo ageze Dotani bakimubona ngo bahekenya amenyo. Baravuga ngo karosi yaje. Akibagera iruhande, ubwo wenda ashobora kuba yaratangiye kuvuga ati urahogara frere Ruben, urahogara frere. Ngo bahita bamufata nta jambo aravuga. Bamaze kumufata abona bamumanuye mu rwobo. Urangurikiye? Bakimumanura mu rwobo
abona yibonye ahantu mu buzima atakekaga, ngo bari bafite urwango batekereje kera. Iki ni ikintu cya mbere cyabaye kuri Yozefu, kandi cyanteye ubwoba. Ndabivuga nihuse kugira ngo ngere ku ntego yanjye. Yesu ashimwe. Amen. Ariko nubwo byabaye kuri Yozefu agasanga bene se bapanze kumwica, ntabwo bashoboye kumwica. Muzi impamvu? Umugambi w'Imana umuriho urakomeye kurenza imipango mibi. Sinzi amagambo niba muyumva. Yozefu afite ibintu by'ubutunzi bimuriho, nubwo afite imyaka 17, ariko Imana yavuganye nawe. Haleluya. Mu magambo Imana yari yaramuhishuriye, yari yarabonye ko azaba umuntu ukomeye. Ndashimira Imana ko nta kintu na kimwe gishobora kwica umugambi w'Imana. Ibihe bizahinduka, isi izahinduka, abantu bahinduka, natwe twaguhinduka, ariko nta kintu cyaburizamo umugambi w'Imana. Beneda, Imana irakomeye. Imana twizeye irakomeye. Nari mvuze ngo Imana twizeye irakomeye. Imana mwaje gusenga irakomeye. Haleluya. Reka ne kubaderanje ngo mvuge ibintu byinshi, kandi nshaka kwita cyane ku byo nshaka kubabwira. Yesu ashimwe. Ngo bakimubona hari ibintu bine bapanze. Icyambere baravuze ngo tumwice. Imana ibahindura mu bitekerezo. Tumwice ivamo tumujugunye mu rwobo. Tumujugunye mu rwobo nayo niyahama ivamo, murangurikiye, tumugurishe Abishimayeli. Ibyo bintu byose tumwice, tumujugunye mu rwobo, tumugurisha Abishimayeli, ntabwo biri kuza kubera ko Yozefu yabigize icyifuzo. Biri kuza kubera imbaraga z'umugambi w'Imana ziri gukurikirana Yozefu. Haleluya. Ndashimira Imana, abantu bamaze kwizera, bakizera umwami Yesu ntibapfa gupfa. Nubwo wamwica, Imana itafashe umwanzuro ntidupfa gupfa. Ko twebwe ntabwo imyanzuro yacu ifatwa n'umuntu, nifatwa n'ubugome, nifata n'ibiruhiga, ifatwa n'Imana yonyine. Haleluya. Shandota ko atolese nawa. Haleluya. Torero ry'Imana. Haleluya. Muzi impamvu twacomokowe ku yandi mafishi, ducomekwa muri Kristo Yesu. Nitukibarurirwa ku ifishi z'iwacu, tubarurwa ku ifishi y'Imana, kuko turi abana b'Imana. Bwira mwene so ngo Imana niyo idufataho umwanzuro, nta kintu gishobora kunyica. Haleluya. Mu minsi yashize nagiye kubwiriza, ngihagarara mu iteraniro ngiye kuvuga, nagomba kubwiriza konseri, mbona abantu bazi urusanguruzo, urusahuruzo, bamwe niko barwita, rwandi bakoresha mu bitoki, sinzi uko ntahandi barwita, uruhabuzo. Ngiye kubona mbona ruramanutse no ku ijosi ngo pa, ariko rugeze ku ijosi rusanga ijosi ryanjye ntirisanzwe, rurahagarara. Kandi ngo uwo muntu atera ubwoba, avuga ubutumwa bahagera. Ndangije mpita mbivugira mu iteraniro, ndavuga nti rero umuntu wohereje uruhabuzo cyangwa urusanguruzo narwijyanire, ntabwo ngiye mfite umwanya wo kurwitaho. Naje mfite gahunda yo kubwiriza, sinaje mfite gahunda y'amatiku y'urusanguruzo. Kubera iki? Ntabwo imyanzuro ifatwa n'uwari we wese kuri twe. Twaracomokowe. Talose nawa twaracomokowe. Bitugiri ku ifishi z'abantu. Nubwo muri leta bambarura kwa Munyankindi, ariko singiri kwa Munyankindi, cometswe muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ibiciro iyo bizamutse, Yesu afite ukuntu abigenza. Haleluya. Ibihiyo bikomeye afite ukuntu abigenza, kuko sinyibarurirwa iwacu, mbarurirwa muri Kristo Yesu, nitwa umwana w'Imana. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo icyakora bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aravuga ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Mundebe hano barokore mbakopeze. Nimugira ubwoba muzapfa nabi, kuko ibihe ntibifite gahunda yo gusubira inyuma ngo bihinduke byiza. Uko dusatira iminsi y'imperuka, niko ibihe bizaba bibi, ariko abazi Imana yabo. Haleluya. Ni Imana igitanga akazi no muri bino bihe, ni Imana igitanga amasu no muri bino bihe, ni Imana igitanga akagisa no muri bino bihe, ni Imana igikora amakwe no muri bino bihe. Ntabwo Imana yananiwe kubera ibihe, kuko ibihe ntibifite imbaraga ku Mana. Imana ifite ibihe. Imana ifite ibihe. Nasomye Bibiliya ejo bundi, namenye akantu.
amanywa ahereza raporo ijoro. Niko Imana yabitegetse. Ibihe bifite gahunda yo kubahiriza icyo Imana yategetse. Ntabwo mwari mubizi. Amanywa yageze ni mugoroba abwira ijoro ati rero boss yavuze ngo guhe raporo. Dore ibyiriwe dore ibyabaye. Ijoro naryo ryahava rikabwira amanywa ngumva icyo boss yategetse. Kandi birikoresha ntibisaba Imana ko yongera kuvuga. Icyo yavuze yarakivuze. Icyo yavuze Imana yarakivuze. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubanza mbavanemo ko nta kintu gishobora kuvuguruza umugambi w'Imana. Baravuga ngo arapfa mukanya ngo mu rwobo mukanya ngo turamugurishije. Muvuge ngo bari bamuhaye indege imujyana aho umugambi w'Imana uzasohora. Ngiye gusobanura ijambo rya kabiri. Ibintu biba ku muntu wese wizeye w'umwana w'Imana bifite gahunda z'inyungu z'ubwami. Ikintu cyose kimbayeho umuntu yankubita urushyi yandeba nabi kamvuga ibibi naba nzamuka imisozi niba ndi umwana w'Imana koko bifite gahunda y'inyungu z'ubwami bw'Imana. Igihe nicyo kizabisobanura. Hari umunsi igihe kizasobanura ko nge na Yesu twari turi muri gahunda zibyara inyungu. Ubonye Yosefu bamutwaye bagiye kumugurisha wagira ngo yahindutse zezenge. Ntabwo ari zezenge, ni indege imwihutisha imujyanye aho umugambi w'Imana uzagira gute. Ndashimira Imana ko ikora mu buryo tutakumva. Imana ikora mu buryo utasobanukirwa. Ariko icyo tuzi neza ni kimwe nuko Imana yacu ikora. Nta cyavuguruza umugambi w'Imana. Reka mbaho urundi rugero. Abasomyi ba Bibiliya muri hano muri Yohana 21. Nimusoma muzasanga Petero yagiye kuroba asanga amafi arimo kode. Nta muntu ukuza kuyaroba umeze nka Petero ngo yafatishe. Waba ufite ubuhanga, waba ufite ubushobozi, waba ufite imbaraga unamenyereye n'amazi, ntabwo amafi ari kumva. Petero araroba akesha ijoro ageze mu rukerera aravuga ati hari umwambaro nambaye ndi kumwe na Yesu, ikanzu nambaye ndi kumwe na Yesu niri kuntera umwaka reka nyivanemo. Ayivanamo yambara ubusa. Yari yagumutse ari kumwe n'abandi bagera muri 7 ubwo hari 8. Mu bigishwa 11 bari basigaye Yuda yari yarapfuye. Murumva hari hasigaye bangahe? 8 bari bagumutse, hari hasigaye bangahe? Hari hasigaye 3 wonyine. Hari hasigaye 3 ngo 11. Yuda we yari yarapfuye ntago bakamusimbuje. Ngo ahageze araroba. Yaroba iburyo amafi ntazo. Kandi yakubita icyumvirizo akumva amafarimo. Mbigisha akantu utari muzi. Ku Mana ibintu biracyapakiye. Mwene daje bani nasomye Bibiliya menya ko mu ijoro bagira imitsima ishyushye saa 6 z'ijoro. Ibishyushye nahumura. Mu ijoro nta kintu badafite. Nkuko ibibazo biramuteyaje. Murebe hano. Kuko ku musaraba ibibazo biri kurwana biri muri amuteyaje. Uvuga nk'umugore, nk'umugabo. Niko n'abakobwa nabo bari muri amuteyaje bavuga ati wampaye umusore. Urumva hari ibibazo mu ruhande rumwe ariko mu rundi ruhande ibisubizo nabyo birapakiye. Mu ijuru birapakiye. Imana irakize ku rwego itagigira ikibazo cy'ubukene. Nibirimo kode Imana ibikuramo kode. Bibiliya iravuga ngo bigeze mu rukerera kubera imibanire myiza bigeze kubana nubwo bari bagumutse. Aravuga ati reka ngiye kubafasha. Kuko bararobaga iburyo bakumviriza bakumva amafarimo. Bari bafite tekinike zo kuroba za kera bakumva amafarimo ariko ntibayafatisha. Bibiliya iravuga ngo arangije arabahamagara. Bana banjye hari ifi mwafashe. Baramubwira ngo twakeshe ijuru tuba nta kintu twafashe. Muzi ikintu yakoze? Muzi ikintu yakoze Yesu? Yavuze ijambo rimwe rikubiyemo andi magambo yose. Rikubiyemo n'ubwoko bw'amafi bagomba kuroba. Ntabwo Imana ivuga amagambo yose muri detail. Ivuga ijambo rimwe. Ibi. Iyo Imana ikubwiye ngo uzarya, ibivuganye n'ibiryo byo muri Indonesia. Kandi ntibyayoba bitarakugeraho. Nubwo waba utuye muri quartier mbi. Ikanombe ntibabigura, muri Majerwa ntibabivanamo, ntibabikatisha imuhanga. Birakatakata umucuruzi akajya birangura kugeza bikugezeho. Ndashimira Imana ko dufite package yuzuye muri Kristo Yesu. Haleluya. Abantu bizeye dufite ibintu byuzuye muri Kristo Yesu. Arangije kuvuga ngo nimutere iburyo murafata. Amafi barayabonye. Amafi ngo yaravuze ngo none harabivuze. Azabyigana ari muri amuteyaje. Babwira ikintu cyanshimishije ngo haje amafi y'indobanure ari selection y'indobanure. Barangije barayafata bamaze kuyafata ntabwo bayamazemo yasigayemo. Muzi icyo bivuze? Yesu aracyafite ibiyaga byuzuyemo amafi azatungisha abantu. Biterwa n'igihe n'impamvu. Twaha Imana icyubahiro.
ndashaka mbanze makuremo ko nta kintu cyavuguruza umugambi w'Imana. Ibihe byo kuvuga ngo ubushomeri bwarateye ntabwo byabuze Imana gutanga akazi. N'aya masaha Imana iracyagatanga. Kuvuga ngo utuye muri quartier abantu baroga, Imana yemeye kuharerera, urabarera abana bagakura ibahagarikiye. Kajya ubwira umurozi tubarebe nabi ariko ntukabye. Kugira ngo abana banjye bitazabagira ingaruka mu kwiga. Bakabareba n'afite umujinya, umwana akajya kwishura akavayo ejo agakura agashyingirwa umurozi cyane. Gishobora kuvuguruza umugambi w'Imana. Imana irakomeye ku buryo nta bihe, nta bantu, nta mikorere, nta minsi, nta mpinduka zaburizamo umugambi w'Imana. Turongera tuyigirire icyizere. Turi muri iri terana turifitiye icyizere. Ongera ubwire Imana ngo Mana ngufitiye icyizere. Haleluya. Haleluya. Ikindi nshaka kubavanamo, ntabwo Imana ivuga kubera ko yashyushye mu marangamutima. Ntabwo Imana ivuga kubera ko yashyushye mu marangamutima ngo wende ibyivuze irahubutse. Ubundi murabizi ko mu buhanga bavuga ko umuntu warakaye cyane asabwa kutavuga, n'umuntu wishimye cyane ategetswe kutavuga. Kushobora kwemerera abantu ibintu bitazasohora kubera ko wishimye cyane, ariko Imana yo ihagarara mu Mana bwayo. Ikintu ivuze ibihagaze mu Mana bwayo. Nimugire ngo ibivuze nk'umurwayi ukibutse malaria muri CH, nimugire ngo Imana ibivuze nk'umusaza uri mu kiruko cy'izabukuru, ibihagaze mu Mana bwayo. Ibi ni Imana yose gukoresha yabivuze ihagaze mu Mana bwayo. Wowe wari uhagaze nk'umuntu ariko yari ihagaze mu Mana bwayo. Bwira mwene so ngo nta mikino Imana igira. Haleluya. 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 Ndeba hano mvuga kandi kantu, nta cyica umugambi w'Imana uretse ko ushobora kumererwa nabi. Umugambi w'Imana ushobora kukunyuza ahantu bituma umererwa nabi. Turi kumwe? Icya kabiri navanye muri izi nkuru za Yosefu zanteye ubwoba ndimo nziga. Yosefu yatakaje agaciro kandi abitsi byasezeranijwe bikomeye. Iri korosi rirakomeye. None mu Banyarwanda, Abanyarwanda bo bateye n'ubwoba. Nimujya mubana n'umunyonzi ko amera nk'umurisansiye. Nta munyarwanda ushaka guca bugufi, nta munyarwanda ushaka kwerekana yuko ari umuntu woroheje. Reba rero noneho mu Isiraheli, Abisiraheli baturusha n'intarige. Abisiraheli mu miterere baturusha n'intarige Abanyarwanda. Reba rero umugabo bitira ibi bintu, wagiye kubona akabona izuba, ukwezi, inyenyeri ziramanutse zikubise imbere. Wagiye kubona abona ari guhambira imiba ya za Seyiri n'abakuru be, agiye kubona abona imiba yose yubaraye imbere ye. Ubitsi byasezeranijwe ariko atakaza agaciro kandi abitsi byasezeranijwe. Mumbaze ngo birashoboka? Birashoboka? Ubwo munyumvise Imana ibahumugisha. Icyambere kigaragara ko yari yatakaje agaciro no kwisanga ku isoko mpuzamahanga ry'abacakara. Abishimayeli bagiye kumugurisha mu Egiputa, hari isoko mpuzamahanga ry'abacakara bacururizaga abantu. Mbere yuko bakugura babanzaga kumva pinya niba uzashobora kwasinya. Banzaga kumva niba ufite imbaraga zo gufuhirira imyaka, ko muri Isiraheli ibyo bintu barabikora. Murangurikiye? Niba bazakujyana guteka bakabanza kumva ko ufite imbaraga. Kera ntago bakoreshaga technology, bakoreshaga imbaraga. Murangurikiye? Yosefu urebe ikintu gitangaje, nakana kavuye mu rukundo rwinshi. Ntazi ibyo ngibyo, ntazi kiri kumubaho. Agiye kubona abona bamwambitse ubusa bari kumucuruza. Yareba ku ruhande akabona habaga hari abandi bafite ibisebe, abo bakubise bashebuja. Habaga hari abandi bafite imbaraga bakizana ko kanya. Habaga hari abandi nabo baziritse bakigurisha. Mundebe hano babwire mbigisha ikintu mutari muzi. Ntabwo Potifari yamuguze kubera ko yamukunze. Yamuguze kubera ko yari we mwiza mu byarase. Ntabwo Potifari yamuguze kubera ko yari mwiza cyangwa yari afite imbaraga. Yamuguze kubera ko niko kari keza, niko kageragezaga mu byarase. Ko Potifari yavuye mu kazi nimugoro, ageze ku isoko mpuzamahanga ry'abacakara, asanga babandi bafite pinya n'imbaraga babamaze. Asanga asiga bafite ibisebe n'usembwa nka Yosefu bakiri batoya, arakareba aravuga ati ngaka nyamara ugahaye sosoma ukagaha igikoma.
ndashimira Imana ko yadukunze, ariko mwampera Imana icyubahiro mwitonze ko numva shaka kubigisha umwanya mutoya. Hereza Imana icyubahiro kubera ko yagukunze. Ntabwo nari mwiza habe namba, ubuntu bwa Yesu yangiriye, yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abaguzi. Uwo mwami yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abaguzi. Arakareba arakagura ahita akajyana. Bibutse ikintu gikomeye, muvuga ngo ni umugambi w'Imana. Ageze iwe mu rugo amushinga kuzajya amenya ibyo kurya bye, agakora nk'umugaragu. Reba umuntu uzayobora Egiputa uri imbere y'abantu azayobora akora nk'umugaragu. Muvuge ngo bibaho. Ndabona hano utanyumvise, muvuge ngo bibaho. Niyo mpamvu ndi kwigisha abakristo nabi wacu Nyarugenge, mbabwira ko umurokore wese utaziranye na mugenzi we agomba kumwubaha, ko ntabwo uzi icyo azavamo. Gusanga Yosefu ari muri gereza mu gitondo ntabwo bisobanuye ko nimugoroba utamusanga ari ahantu udashobora kumusuhuza. Tugira ikibazo mu buzima bw'umujyi, umuntu yazamutse gato cyangwa akagira ubuzima, hari igihe usanga asuzugura abandi akabaca amazi. Ariko nabwiye Imana ngo Mana uzadufashe kumarwamo agasuzuguro. Ese muranyumvise? Haleluya, haleluya, haleluya. Ikindi cyanteye ubwoba, cyo cyanteye ubwoba, Yosefu niwe wahesheje umugisha ibintu bya Potifari byose, ariko we ntabifatika yagiraga. Ako Mana, abo bantu baranyumvise? Urumva Yosefu afite umugisha urenze we, ukora amatransferi aherezaho Potifari amatungo ye n'ibintu bye bikaguka, ariko we ntabifatika agira, aba mu buzima bwuje. Niba hari ikigeragezo kibaho gikomerera abakozi b'Imana bamwe kikanabagusha, ni uguhesha umugisha abandi ariko ntabifatika kugira. Muvuga ngo birakomera. Abo muzajya mubona mujye mubafata amaboko kugira ngo badaterwa mu bitekerezo. Umuyobozi yahoze abivuga, mujye mubafata iki? Birakomera. Uzi guhesha abandi akazi nta kugira, ugahesha abandi amazu yo kubamo akaba ariho binyuramo ntayo ugira, ugahesha abandi bakubaka ingo we ntabwo ugira. Abanyarwanda rero n'abahanga mu gusuzugura, ni ikibazo gikomeye. Yosefu yari umuhesha w'umugisha wose kwa Potifari, ariko ntabifatika agira. Haleluya, haleluya. Ariko ndashaka kubasohora ijambo mutigeze mumenya, muvuga ngo nibyo bimenyetso byiza by'umugambi w'Imana muriho. Bimwe mu bimenyetso byiza bigaragaza umugambi w'Imana uri ku muntu, iyo ari mu buzima bubi aba ari umuhesha w'umugisha. Asa nabi, areba nabi, bitewe n'impamvu z'ubuzima, imibereho iramugoye, ariko ni umuhesha w'umugisha. Ni ibimenyetso simusiga byerekana ko ari umugambi w'Imana umugendaho. Kanivugire kuri uyu mwene data turaziranye. Nuhura n'umuntu ukabona umuhesha w'umugisha ukabona amerewe nabi, burya mushyigikire imbere gato. Ibimuvamo bigahindura ubuzima bw'abandi, bishobora guhindura n'ubwe, kuko imukoresha ni imwe, ni nawe yahindura ubuzima bwe. Torero muranyumvise? Turi kumwe? Haleluya, haleluya. Kimwe mu bimenyetso simusiga byerekana ko umuntu imbere hafite ubuzima, afite ikintu gikomeye Imana izakora. Ashobora guhinduka umuhesha w'umugisha ariko adafite ibifatika, ariko ni umuhesha w'iki? Ni umuhesha w'umugisha. Imana ibahe umugisha ko mubyumvise, kandi ihutegere ku cyo nshaka. Nubwo ibi byose mbabwiye byabaye kuri Yosefu, ariko hari ikintu nakundiye Yosefu. Yarazi kuryama ku gaciro ke, kandi vuga nicaye hano. Yosefu nubwo amerewe nabi, nubwo ari muri buno buzima bwo gukora nk'umugaragu, ariko ariyizi. Bwira mwene so ngo uriyizi. Ariyize, kandi azi no kuryama kuwo ari we. Azi kuryama kuwo ari we, ariyizi. Ijambo ry'Imana rabitwereka. Haleluya, haleluya.
kubera iki igihe cyarageze atangira kugaragaza ibimenyetso by'uko Imana izamugirira neza. Ndashaka kubavanaho ikintu gikomeye. Abantu mwese muri mwisi mushimira Imana ko yabatabaye, ni ibimenyetso byerekana ko Imana izabagirira neza. Ntago barabagirira neza kuko ntiturahabwa ubwiza. Ndabona mundebye nabi. Umuntu wese uvuga ngo Mana ndagushimiye ko wantabaye ukambara umubabaro, ni ibimenyetso by'uko Imana yakugiriye neza. Murangurikiye? Ariko kugirirwa neza kuzuye ni kuraza. Kuko buri rwego rushya mu buzima ruzana umudayimoni mushya. Buri rwego rushya rugira intambara nshya. Niyo mpamvu gushaka bitirukana abadayimoni bose, aho guhura n'abashyashya biteguye urugo. Abantu baranyumvise. Kubona akazi ntibyirukana abadayimoni bose, ahubwo biguhuza n'umudayimoni mushyashya wakwiteguye nk'uzabona akazi. Abantu baranyumvise. Gutunga imodoka ntibyirukana abadayimoni bose, byirukana bakugena n'amaguru n'ivumbi, ariko biguhuza n'abandi badayimoni bashya barwanya umuntu utunze iki imodoka. Rero kugirirwa neza n'Imana kuzuye, abana b'Imana tuzakubona ubwo tuzaba twimutse. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi cyantangaje, iyo Imana ikugiriye neza gacari yibikoze, Satani arabimenya. Arabimenya. Bwira mwene so ngo yarabimenye. Satani yarabimenye ko ari Imana irwubatse. Satani yarabimenye ko ari Imana yaguhaye. Satani yarabimenye, murangurikiye bene data, ko ari Imana ikuvanye muri sanya bingi no mu bitega. Satani yarabimenye. Potifari ngo arebye umusore abona yabaye inzobe. Murangurikiye? Muka Potifari nawe murebye abona umusore yabaye iki? Satani abona yakoresha muka Potifari bikemera. Si muka Potifari ngo amurebye amubwira ibintu bibiri nshaka gusobanura muri aya materaniro kugira ngo abantu batsingo mu nyumva ko navuganye n'Imana, Imana yanganirije. Aramubwira ngo wanyemerera tukaryamana. Kuryamana ni igikorwa kiba kikarangira. Turi kumwe? Icya kabiri abonye atabyemeye aramubwira ngo none wanyemerera tukabana. Abantu muri hano muzi ko mufite ibiro bya kabiri bitazwi. Ibiro bya kabiri bitazwi. Nimvuga ibiro bya kabiri bitazwi baranyumva. Hari igihe umuntu agira urugo ariko akagira n'urwa kabiri rutazwi. Uyu mwuka wazanywe na muka Potifari, muri kuri liste ya muka Potifari. N'abakobwa usanga ateretwa n'umusore yaremeye, ariko akagira undi wa kabiri uri mu ibanga, uri kuri liste ya muka Potifari. Cyakora nturuzuza ibyangombwa ariko uriho. Nturuzuza neza. N'abasore muri hano muzi kubesha umukobwa uyu kamwemeza akitegura agashyuha akavuga ati rwose mbonye umushera akajya bibwira biwabo, ariko ukagira n'undi wo mwibanga utamwereka telefone muri WhatsApp ugashyiramo code. Ni ikimenyetso yerekana kuri liste ya muka Potifari. Hari agasana byari byo byose karimo kwa muka Potifari wazanye umwuka wo gushinga ibiro bya kabiri. Bari kuzajya bibanira basigaye mu rugo, Potifari yaza bakamuha keya akagira ngo urugo ruracyahari. Naho Yosefu na muka Potifari baruriye kera, ariko asanga Yosefu ariyizi icya kabiri nibajishe mundebe hano, kubera iki Satani ari gukoresha muka Potifari kuri Yosefu kuki adakoresha abasore b'amapinya? Kuko karitsiye bari batuyemo ari abasirikare barinda Farawo. Nawe reba karitsiye barinda Farawo, nahana abana birirwa barya bakora siporo bigana base. Hari abasore bafite pinya bakeye kurusha Yosefu. Kuki ari Yosefu? Ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyazaragwa, murangurikiye, buraremereye ku buryo bwahagurutsa Satani mu buryo bwose. Ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyazaragwa bw'iby'Imana izamuha buraremereye ku buryo bwahagurutsa Satani n'imizi n'imiganda. Ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo Yosefu azahabwa buraremereye, nubwo Satani atazi neza urugero Imana izabikoraho. Ko Satani ntasoma mu bitekerezo by'Imana, ariko agenekereje akurikije ibintu Imana yeretse Yosefu. Aravuga ati kubimutwara nta kundi nabigenza. Ndeba hano mbabwira ikindi cya nyuma mvuga kandi mugitahane neza. Icyaha cya nyuma ku banyamasezerano n'ubusambanyi. Ubusambanyi nicyo cyaha cya nyuma Satani atega umunyamasezerano. Ushobora kugutega amafaranga ukayasimbuka, ibijyanye n'inda nini ukabisimbuka,
ariko yaguteze ubusambanyi kiba aricyo cyaha cya nyuma kandi abenshi kirabahitana kuko satani agisiga ibirungo byose. Bibiliya iravuga ngo ajya mu nzu nta bandi bagabo barimo. Naratangaye, urumva batangiye baganira gake, none bageze ku rwego amupropoza ko babana, abonye byanze ngo amucunga yagiye mu nzu. Mvuga akantu ndi hano, hari abakobwa mwaje gusenga, abakobwa b'abarokore musigaye mujya mu mageto y'abahungu. Kambivuge ndeba hano hirya mutandeba nabinkabireka. Ndabibutsa ko agaciro kanyu muzagata muri geto kandi amakuru azabatanga kugera iyo ajya mukiri kuvayo. Bakundwa bene data, umuhungu ukubwira ngo nsura muri geto nta mugabo urimo. Umuhungu ukijijwe uzaguhesha agaciro aravuga ngo duhurira ahantu handinda nawe hakurinda kuko uri umufasha wanjye. Niba rero mushaka kuzataha muri za geto no kuzaba muri za geto simbizi, abakobwa benshi batakarije agaciro muri geto. Mungu yakubwira nutaza ndabivamo, uwo wabivuyemo hakiri kare uracyategereje. Iyi Imana iguhaye umuntu ufite gahunda aguha agaciro. Avuga ati duhurire muri geto. Muri geto suragira ngo basuremo Matayo Mariko, basomeramo Lukase, bahuzurira umwuka bakavuga ngo shato takolabo. Sawa, nimukabura ubwenge. Yesu ashimwe. Kandi ndabibutsa yuko cyane nko ku bakobwa, murebe hano umuco nyarwanda habamo n'ibintu bibi cyane biteye ubwoba. Iyo umukobwa ahindutse gore kobwa ntashobora kubisubirana. Icyakora Imana imuha amahirwe ya kabiri yo kumwita umukobwa mu isi y'umwuka, ariko mu isi y'umubiri abazabisobanura. Iyo umukobwa ahindutse gore kobwa akiri umukobwa, iyo agiye gushaka arabisobanura. Kimwe mu bibazo bya nyuma abasore babaza hano, mureba hano muri kureba hano, arakubwira ngo mu by'ukuri cyari umukobwa ukirakaza. Ntabwo se wambwiye ndi umukobwa, ntabwo icyo mbaza uracyumva. Biri muri bimwe biri gusenya ingo z'abantu bahishanya amakuru. Muvuga ngo biteye ubwoba ibintu ndimo nababwira. Ntukishimire kujya muri geto umuhungu watangiye kukwambura agacira gutumye ngwino muri geto, kandi ubwo na ahantu h'imfundanwa hameze ukuntu harimo udupapuro. Geto twazibayemo turazizi. Ukaza nawe nk'intama bagiye kubaga n'ubukweto burebure butamaye, ngeze hafi yo mu rugo. Sawa, ikigeragezo cya nyuma Satani akoresha ku banyamasezerano abakozi b'Imana muri hano mu nyumva n'ubusambanyi. Kuko ubusambanyi buragufata bukaguhekenya, bwarangiza kuguhekenya bukakumaramo ubwiza bwose bukagucira. Kandi iyo buguciriye nubwo wakwiyuzuza abantu babona utakiriyo. Ushobora kugerageza uti labishato hendozena, ariko wumva mu mwuka kavuga ati nibyo yigira. Ndabibutsa ko hari icyo bita kuzura umwuka wera, ariko hari n'ibyo abantu bigira. Kandi mu byo tushobora kwigira, nk'umuntu wakuriye muri ADEPR kwivugisha indimi birimo. Ushaka kwisanisha na bagenzi bawe, si ukugira gutya se ubakanga bareba nabi, upfa kutagira ubusuhuza. Ko barukore bariyenzi y'umusuhuje akumva mu mwuka, gira utya mureba nabi. Kandi abadamu mu mujyi mwebwe hari n'ukuntu murangara, agira gutya tumbonye umukozi w'Imana titera haleluya zirindwi ukazitera ingunga. Nabwo ari kugenekereza kuko bamwe barebye ubona amatama arimo ibiryo. Ngo nta masezerano y'umuceri mukene wohereza i Dubai, ariko ibintu byose mbabwiye nta na kimwe umwuka mbwiye. Muvuge ngo uragenekereje ugatahana amasezerano atariyo y'uruvangitiranye. Ubusambanyi nicyo kigeragezo cya nyuma ku masezerano. Abantu mwese muri hano kuva kuri Jean Paul babwiriza n'undi, buri wese azarwana n'umwuka witwa ubusambanyi niba afite ibyasezeranijwe bikomeye. Kugitsinda rero turaza kubigarukaho, no kumenya agaciro kawe kakaryamaho. Ku buryo igihanga bakijyana ariko agaciro kagasigara, kuko agaciro kazagarura igihanga. Haleluya! Agaciro kagarura igihanga. Yosefu ngo yinjiyemo, natangariye umugore
ngo arangije ashiramo imbaraga z'umubiri aravuga ngo ngwino turyamane. Yosefu yarantunguye, yemeye kumusigira umwenda kandi azi neza ko ari ikimenyetso simusiga cyamushinja mu rukiko agatsinda, ariko yemera kugenda adafite umutima umurega ikibi. Muvuga ngo ni igishoro Imana iheraho. Ndafashijwe jambo, ndafashijwe. Haleluya. Yemeye kumusigira umwenda, ikanzu ye nk'ikimenyetso simusiga yamuheraho amurega, ariko yemera kugenda afite umutima utamurega ikibi, nk'igishoro Imana izaheraho isohoza ibyo yamubwiye. Aragenda ajya muri gereza. Babwira icyo nakundiye Imana. Haleluya, haleluya. Turi ku ijambo rivuga kurinda agaciro kawe kandi riri hafi gusoza. Ntabwo ntinda, turi mu mwanya w'amasengesho, ntabwo turi ku cyumweru ngo nigisha amasaha 5 cyangwa ngahe. Haleluya. Imana yamukuye muri gereza ikoresheje uruta Potifari kugira ngo Potifari azatumiwe atasobanuje. Hako munyumvise. Imana ijya gutabara Yosefu. Mwumve Yosefu nubwo afite ibimenyetso bimushinja mu rukiko byuko yafashe ku ngufu umugore wa boss, ariko ku Mana handitse trebye. Trebye y'umutuku, trebye y'ubururu, trebye y'umweru, trebye y'umukara, trebye. Imana iravuga iti kwere shanota ko atole senawa. Haleluya. Imana iravuga ngo kweri. Noneho ariko mwisi y'umubiri baravuga ngo ye baba ni kagasore twagira ngo kitondaga kareba gukura. Nawe rero muri gereza nta mutima umurega ikibi. Hariho bamwe bazinjira ijuriyo kwa mutaririmba bari ku misozi yera de banezeranwe n'umukiza basize imibabaro yose nzabayo. Bari ku misozi yera de banezeranwe n'umukiza basize imibabaro nzabayo. Murekera uyu muntu umeze nka Yosefu nubwo mwisi y'umubiri afunze ariko mwisi y'umwuka ari ku misozi yera ahora anezeranwa n'umukiza, ari kuri connection. Imana iramwemera, agaciro ke karacyabitse kandi Imana yakwemera gukora icyo ari cyo cyose ngo imugirire neza. Ndanezerewe. Abari mu mwanya kamuraga cyane itonze mwisi y'umubiri afite ibimenyetso bimushinja ko ari nta kigenda. Mu Cyongereza bita nothing, nta cyari cyo, ariko mwisi y'umwuka afite izina, agaciro ke kandi Imana yakwemera gukora icyo ari cyo cyose bimugirire neza. Ni umukobwa mwisi y'umubiri nta cyari cyo, nta n'uburanga, afite n'ibimenyetso byo mu cyaro, imyato yarayikubye ntiyashiraho, ariko mwisi y'umwuka ni trebye. Imana yakwemera kumwubakira urugo mu mujyi, ikamuha umugabo namutwara mu modoka umubwira ngo nzagwa karisimira amahoro asabye. Ni umugabo asa nabi nta kazi, n'umugore ashobora kumusuzugura, ariko mwisi y'umwuka ni trebye. Imana umunsi umwe izatanga ingabo imuhagurukire, ahaguruke imubwire ngo injira nawe umugabo. Ntitumuzi, ntituzi icyo ari cyo, ariko imbere hari ikintu. Ni umubyeyi asa nabi, ntabwo yujuje standard zo mu mujyi, nta munda zero, yabyibushye mu buryo butajyanye na gahunda. Murankurikiye? Afite n'umusatsi adasokoza cyane nk'abandi, inzara ze harimo inyamujyi nizo mu cyaro, ariko mwisi y'umwuka baravuga ngo turebye. Aratambuka bakavuga ngo tuyunguye,
atambuka bakavuga ngo trebye wi Yosefu ari gutembera muri gereza ariko mu isi y'umwuka ari ku misozi yera de, ahanezeranwa n'umukiza, hanezeranwa n'abera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva nezerewe kubera icyo agaciro ke yarakarinze, yakaryamyeho, agaciro ke ntiyagatakaje. Bibiliya iravuga ngo Imana igiye kumutabara inyura hejuru ya Potifari. Muzi impamvu? Imana ntishobora kuzakora ikosa ryo gutabara umuntu warinze agaciro ke ngo inyure ku muntu wakamwambuye, washatse kukamwambura. Inyura kuri hejuru ye, akaza nk'utumiwe, aje kureba ibihamya, aje kureba imirimo, aje kureba ibitangaza, aje kureba ibintu Imana ikora. Kandi ndashimira Imana, ntishobora kubura hinyura, ntishobora kubura, ntishobora kubura hinyura. Ntabwo Imana yabura hinyura, ntabwo Imana yabura hinyura. Ndeba hano nkubwire, ntabwo Imana yabura hano inyura. Imyaka n'iminsi ntibyaburizamo Imana ngo ikore. Imana ntishobora kubura hano inyura. Hari inzira zimwe z'Imana twabonye ariko hari nizo tutarabona. Niyo mpamvu umuntu w'Imana ukiri mu isi afite inzira zidasanzwe. Haleluya. Ntabwo Imana yabura hano inyura. Ngo umukobwa ngo ubukwe, ntabwo Imana yabura hano inyura. Turimo turayataha muri iyi minsi. Ngo amazu muri Kigali yarashize, hashize y'abantu barebesha amaso, ariko abapimisha ibipimo by'umwuka harapakiye. Ntabwo Imana yabura hano inyura. Amashuri y'abana ntibaziga, basiga kuko ivugana natwe, niyo ifite ubwenge, niyo ifite ubuhanga, niyo ifite imbaraga. Ntabwo Imana yabura hano inyura. Nimukabeshera Imana, ntabwo yabura hano inyura. Talose nako hazone ko talose nawa. Ntabwo Imana yabura hano inyura. Mama ntiyabura hano inyura. Ndebabwiye ko Imana yangiye yabura hano inyura. Ntabwo Imana yabura hano inyura. Haleluya. No kumwanzi yamunyuraho. Ndeba hano mbibigisha, ntabwo mwari mubizi. Imana ijya kugirira neza Eliya kumugeza, yatumye ibikona kandi bihereza ibintu bikunda. Irabibwira ngo ni mu mujyanira inyama. Uzi guha igikona inyama ngo nikijyane, muvuga ngo butumye ntumwa mbi. Ariko igikona nubwo kijyanye inyama, ntabwo kijyanye ari inyama gusa, kijyanye n'itegeko ridatuma kiyoba. Nicyayiyobereza mu kanwa, kirayigeza kwa Eliya. Nubwo kitabishaka, ariko kirayihereza Eliya. Imana ntiyabura hinyura. Niba mwaje gusenga mwizeye, muzamure kwizera. Imana ntiyabura hinyura. Imana yawe ntiyabura hinyura. Hari igihe umuntu asonze inzara nyinshi akavuga ngo sinzarya mpaga. Ikikwereka ko uzahaga nuko ufite apeti. Uri umukandida mwiza wo kurya. Ikikwereka ko uzashaka nuko ukiri umusore. Uri umukandida mwiza wo kubona umugore. Haleluya. Ikikwereka ko uzabona akazi nuko wiza ari Imana itegetse ngo wige. Ukaba ufite diplome. Cyari gikomeye ari diplome, igikomeye si akazi. Haleluya. Kuko diplome bayishaka imyaka 6 bakongeraho indi ikaba 10, 6 ya segonderi indi ya kaminuza. Urumva ni imyaka 10 wayikoreye. Imana yagushigikiye mu myaka 10, ntiyakora umunsi umwe ukabona akazi. Ni ibintu byoroshye. Ntabwo Imana izabura hano inyura. Tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Ndanezerewe, Imana ihabwe icyubahiro. Murafashijwe? Duhereze Yesu icyubahiro. Tumuhereze icyubahiro. Ndanezerewe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Yosefu Imana inyura ku mwami arota inzozi. Kode yo kuzisobanura ntiyahereza abacunyi n'abakonekone n'abapfumu. Mundabena mbabwire, nubwo Imana yatanze ubuhanga igatanga ubwenge, ifite utuntu yisigarije tuyisobanura ko ari yo Mana yonyine. Iyo mbivuga ndiseriye. Imana nubwo yatanze ubwenge, igatanga amafaranga, igatanga ubuhanga, igatanga ubushobozi bw'ibitekerezo, ifite ibintu yasigaje biyisobanura ko ari yo Mana yonyine. Kandi abantu bose bazayikenera, abantu bose bazakenera Imana. Ngo arangije arota inzozi ziramuhangayikisha, atumira abahanga kuzisobanura zirabananira. Umwe rero muri bo
aravuga ngo ngenze umuntu ababwamwo n'umwuka w'Imana zera aje hano yabisobanura akizisobanura umwuka wera agenderera umwami aramubwira ngo mubwire ngo ni wowe niwe mukandida mwiza ukwiriye. Ndabasaba kunsobanurira amagambo. Potifari muka Potifari ntibitabiye ibirori. Hari igitekerezo mwumvishe batanze mu nama. Bura muka Potifari yatekerezaga iki? Iravuga ati uyu ni umuntu w'Imana. Ni umuntu w'iki? Niyo mpamvu Imana iduhuza n'abantu babi. No kugira ngo umunsi Imana yakoze bazavuga ngo uyu muntu yari umuntu w'Imana. Bazahinduka batanga buhamya bw'ibyo Imana igize gute. Ko Mana we. Usiko ngiye gusoza kansoze dusenge. Haleluya. Abasomye ibyakozwe n'intumwa 28 muzasanga hari inkuru Paulo yageze mu gihugu cy'Imerita cyangwa mu kirwa cy'Imerita. Abahazi barabisomye Imerita. Ahageze mundebe hano tuvugane dusenge. Ndimo ndasoza. Bibiliya iravuga ngo ahageze asanga hariyo inzoka abantu bogeze. Hari inzoka abantu bogeze. Nubwo yasanze inzoka abantu bogeza, Bibiliya ivuga ngo iki? Mundebe hano mwebwe. Mureke ndakoresha ijwi rirerire. Abonye hari inzoka abantu bogeza, ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Riravuga ngo hageze abantu babo babarebye babona n'abantu bakiza urupfu. Kuri iyi Imana igiduhuza n'abantu babi. Muzi impamvu Imana ibikora nukugira ngo umunsi yakoze bazahindukira bahinduka abafana b'amashimwe. Ira mwene songa abantu babi ubona na abafana b'amashimwe yawe nibo maso. Rafiki nta kibazo kirimo. Nta kibazo kirimo cy'abantu bakwanga n'abakureba nabi. Abafana b'amashimwe. Aka kantu mwagatahanye. Ntukarebe umuntu kureba nabi. Ntukamusubize nagusubiza. Jya umufata neza kuko mu minsi iri imbere azafana. Kandi Imana ntiyashaka amashimwe adafite abafana. Uyu mugabo ntabyumvise. Ntabwo Imana yashaka amashimwe adafite abafana. Bawurageze Imerita inzoka y'inshirira hafi. Ndi kuvuga kubanza. Irahava irasimbuka imufata ku gikonjo. Murankurikiye? Ariko isanga imbere muri Paulo nubwo akiza inyanja ntabwo ari Paulo usanzwe n'umuriro. Ko biri iravuga ngo Imana yafashe abamarayika bagira imiyaga ariko abagaragu bayo n'imiriro yaka. Ngo ahita yikunkumurira mu muriro. Ngo abantu baho ngaho betabogeza baravuga ngo oye baba we yakiza urw'inyanja idacu rwa kibera. Iki gikururukana kimukundira kubaho. Urumva ko bogeza. Ndeba hano bigisha amagambo abiri mu yatahane. Buri muntu wese uri muri iteraniro afite itsinda rinini ry'abantu biteguye ibintu bibi bizamubaho ngo bogeze. Ubukumi bwawe barahari. Kubura umugabo barahari. Ntabwo abantu bakwemera bose. Dore abantu kuntu mundeba. Ntabwo tukwemera twese. Hari abantu bategereje ikintu kizakuba kuko baragukeka. Bakurikije ukureba baravuga bategerebaga nk'ingare urwa za Rusenya. Baracyagutegereje. Nubwo umaze imyaka 5 urwubatse. Nubwo akazu gakora ukarimo baravuga bati twariganye bamufatiye ku mwamba bazamwirukana yarasinziraga no mu ishuri no mukazi azasinzira. Bwira mwene so ngo ntabwo abantu barakwemera. Ariko nanone ntacyo batwaye. Kuko iyi Imana ikoze bahinduka abafana b'amashimwe. Bibiliya iravuga ngo bategereza yuko abyimbirwa cyangwa apfa kindutse. Ngo babibuze ngo barahindura babanga iyi ni Imana, iyi ni Imana, iyi ni Imana, iyi ni Imana. Barabihindura. Paulo rero amavuta ye babayakozeho. Aravuga ati nta murwayi uri hano. Ngibyo ibintu Imana ishaka. Imana ishaka abantu batuzengurutse biteguye ibintu bibi bizabaho. Umunsi izakora hakaba ibyiza bazogeza none bikabikoze mu mavuta. Imana ikagukoresha n'ibindi ikagukoresha n'ibindi ikagukoresha n'ibindi kugeza ubwo umurimo w'Imana uzamara gusoza ibyo Imana yateguye. Reka nsoze. Twasomye Bibiliya mu gitabo muri Matayo 5:13. Hatubwenge iyo umunyu ukayutse. Cyambere bawukuraho warubitse. No kuvuga nta gaciro ubugifite bawuvana mu kabati. Kabiri bakawutwara ubwo winjiye mu mwuka w'uruzerero. Kandi bawutwara utazi iyo ugiye. Gatatu bakawujugunya hanze. Kane barangiza bakagira gute? Ntabwo Imana izahora muri ibi. Hari umunsi bizagaragara k'agaciro kawe wakariye. Mumbabare mbabwira ikintu gikomeye. Yesu ashimwe. Ngiye kubabwira ibintu bikomeye mu bitahane. Birabatera ubwoba ariko nanjye byanteye ubwoba maze kubimenya.
ijambo rya mbere namenye ko promosiyo zose Imana itanga itazitangira kubera urukundo ifitiye umuntu. Hari n'izitanga kugira ngo nimuhonda ibe yaramuhuje n'abantu benshi bazavuga ngo imukubitiye ukuri. Promosiyo zose yaba mu kazi dukora no mu buzima tubamo, nubona Imana ikuzamura ujye ugenzura wumva agaciro kawe niba kakirimo. Birashoboka Imana iri kuguhuza n'abantu benshi kugira ngo ukore amafuti menshi nabo bahari, umunsi Imana yaguhonze bavuga ngo trebye natwe twari tubizi ko izamuhonda. Icyo ni cyambere namenye kandi cyanteye ubwoba. Ntabwo ibintu byose Imana ikorera umwana w'umuntu ari igisobanuro cyo kumwishimira. Hari n'ubikorera imutera inkunga kugira ngo ejo nibiba. Ni nayo mpamvu abantu bagiye bakora ibintu bikomeye ariko bari munsi y'umurongo. Ikintu gikomeye ni ukurinda agaciro kawe. Kurinda agaciro kawe. Reka mbabwire, kurinda agaciro kawe. Kuko Imana ntabwo igiye kuzibaza umuntu wari we wese. Ntinyura kuri Jean Paul, ntimbaza ibitekerezo, ntibaza ukoma ibitekerezo, iraza tu. Kandi yije kuvana umuntu uw'agaciro yabonetse ije kumuvana mu mwanya. Ntabwo wamenye ukuntu bigenza, isunika gutya gusa. Barokore mu ndebe hano mbigisha ibintu utari muzi. Mwari muzi ko abantu dutuye munsi mu bihugu byo munsi butayu bwa Sahara hano muri Afrika, muri Kenya na he, kubera izuba ryinshi buri wese yifitemo uturemangingo twa kanseri cyo bita free radical. Ikimana ikora no kugira ngo bitazamuka, irakanda gusa. Ntabwo turacyafite umumaro, reka nkandi itazamuka. Free radical yajya kuvamo timeri, yajya kuvamo kanseri, Imana igakanda. Uragira ngo kukuvana mu mwanya si ibintu byoroshye. Ibwira free radical iti tuhindukamo kanseri, wajya kwa muganga bakaguha iminsi 18. Ntabwo ibintu Imana ikorera umuntu ari igisobanuro cyerekana kumwishimira. Hari n'ibyo ikora kugira ngo ibanze guhuza n'ibyo ishaka kuguhuza nabyo. Umunsi yaguhonze bazavuge ngo mukubitiye ukuri. Mukwiye kureka kubyibeshya. Jambo rya kabiri niryo nsorezaho. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Gushushanya abantu baratakaje agaciro. Murankurikiye? Nibo bazahinduka abafana b'ikimwaro cyawe. Abantu ushushanya ubereka ko gifite agaciro, umunsi byagaragaye kuko nta cyahishwe kitazahishurwa, nibo bazahinduka abafana b'ikimwaro cyawe. Abarokore dukunda kuba ubuzima bushushanya. Umuntu akaza akavuga indimi nk'iminota 10 arimo abeshya. Shandotako, hereza Imana icubahiro we. Umuntu akajya kuramya abeshya, Adonai, Elohim, Jehova Sha. Umuntu akaza agakorera Imana rimanganya abeshya kandi agaciro yaragatakaje. Abantu ushushanya nibo bazahinduka abafana b'ikimwaro cyawe, bazakuvuga kurenza uko nguko. Nyamara nsoza, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya bene data. Imana irashaka kongera gutekereza ku gaciro kawe. Muyobozi Imana bamera umugisha. Soreza aho ngaho dusenga. Tugira umwanya munini wo gusenga. Ninde muntu uri muri teraniro wumva yaratakaje agaciro ke kandi ntimunsaba ibintu byinshi. Usigaye dufite ikibazo, usigaye ubwira umuntu ibintu yakoze akubwira ngo mwene tansobanura neza ntago mbyumva. Muyobozi wa gahunda wabyumvisha ikintu kiriho. Nsobanura neza ibyo bintu ndumva ne kubifa. Urabifatisha kubera ko urabizi. Niba wumva aratakaje agaciro icyakatwaye, twavuze ibintu byinshi. Haguruka mu mwanya we tugusengere. Kuko mu kanya turataha nawe utawusubire mu buzima bwawe kandi Imana murabana. Wagakwiye kwifata neza nk'uzayikenera. Ningaruka hano nzabigisha kubana n'Imana neza nk'uzayikenera ejo, nabyo bindimo. Wagakwiye gufata Imana neza nk'uzayikenera ejo, kuko abantu twese tuzatandukana nawe. Ubuzima bushobora gutuma dutandukana nawe, ariko Imana muzaba muri kumwe. Niba mwarabanye neza uzajya ubwira ngo mwami wagize ukuntu ngene. Ninde muntu wumva yaratakaje agaciro? Aho agataye sinkazi, ariko urabizi nawe. Wari ufite amasezerano menshi y'Imana, wavuganye n'Imana, wagendanye n'Imana, wakoreye Imana, ariko ugenzuye amagambo navuze ni menshi arakomeye. Wumva waratakaje agaciro. Ndakwinginga utere intambwe uzohagarira hano tugusengera. Tere intambwe uhagarira hano. Buri wese atekereze kuri aya magambo yasengera. Ibyo bintu bibiri ntabwo ibyiza byose byabaye ku muntu ari ikimenyetso yuko Imana yamwishimiye. Hariho n'igihe Imana ibishaka kuguhuza nayo ishaka kuguhuza. Tere intambwe tugusengere mwiza.